tubahaye ikaze nanone kuri Bansi Life TV. Uyu ni mwanya mwiza mumenyereye tugezaho ibiganiro bitandukanye. Muri kumwe nanjye Dorothée Uwimpuhwe. Ngira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kubana natwe n'ukuntu mudushyigikira. Abantu mukomeza kutubaza ibibazo, abatwandikira, abadukora like, abakora share, abakora subscribe, ni ukuri turanyuzwe ku bwanyu. Kandi nkomeza no kubasaba kugira ngo mukomeze mudushyigikire rwose kugira ngo turusheho gusangira ibi byiza. Tugiye kurebera hamwe ibintu bitanu utagomba gukora mu gihe usuzuguwe. Waba usuzuguwe n'inshuti, waba usuzuguwe n'umuntu wo mu muryango, waba usuzuguwe n'umugabo wawe n'umugore wawe, umuntu wari we wese uri mu buzima bwawe, umuntu wari we wese uri mu ruziga rwawe atinyutse akagusuzugura, uramenye udakora bino bintu bitanu. Kuko gukora bino bintu bitanu biguhindura umunyantege nke kandi uri umunyembaraga, imbaraga zirakuzuye. Rero uramenye utazayukina n'imikino y'abantu bagusuzugura, abantu batakubaha, abantu bakubahuka. Rero itoze gukora ibi bintu, nibwo uzahita imbaraga zawe zigaragaza imbere y'abo bantu cyangwa imbere y'uwo muntu ugusuzugura. Turifashisha igitangazamakuru cya The Stoic Mode. Mu buzima busanzwe, iyo umuntu wese akubahutse akagusuzugura, akagutesha agaciro, buri ikintu cya mbere abategereje kukubonaho ni uko usara. Ugasara, ugasizora, ukajya gutukana cyangwa ukajya guhangana nawe, cyangwa se mo kimwe ugatinya, ugatenebuka, ukagwa hasi. Kuri yo rwose abibona neza yuko ari ufite controle mu ntoki ze, cyangwa se mo kimwe ukihohora, ugatangira ugasaba imbabazi umuntu ari we wakubahutse, ari we wagusuzuguye. Rero ibi byose bikugira umunyantege nkeya. Niyo mpamvu nubona umuntu atinyutse akagusuzugura, biravuze ngo arimo aragushotora, aragira ngo ugaragare nabi imbere y'abantu cyangwa se n'imbere ye. Rero uramenye utamuha ibyo byishimo. Ikintu cya mbere rero, umuntu naba agusuzuguye cyangwa se akubahutse, uramenye utajya guhangana nawe ngo uvuge amagambo menshi, murebe gusa ubundi umwihorere. Uramenye utajya kumubaza ako kanya bikiba, ese rwose kubera iki unsuzugura, kubera iki utanyubaha? Murebe ijisho rwose, kuko burya guceceka biravuga cyane kurenza ijambo iryo ari ryo ryose wavuga. Rero wigira ikintu umubwira, murebe gusa, ariko rya jisho risobanura ibintu byinshi bikomeye. Bimenye rero yuko imbaraga zikuzuye. Iyo ugiye guhangana n'umuntu ukubahutse, zihita zigwa hasi. Imbaraga zawe rero ziba mu kuba ucecetse. Ujya ubibona nko mu miryango myinshi, ugasanga umugabo arimo aratesha agaciro umugore, umugore nawe arimo aramwishyura, cyangwa se umugore arimo arasuzugura umugabo, umugabo akajya kwirwa ajya kumubaza impamvu amusuzugura, kuki atamwubaha. Buriya iyo uri umunyembaraga, nta muntu ubasha gutinyuka kugusuzugura, ariko agize gutya akanabitinyuka, buriya guceceka bibasha kuvuga cyane, ijisho rivuga cyane kurenza ibintu byose wabasha gukora imbere ye. Ikindi kintu cya kabiri utagomba gukora, uramenye utajya kwisobanura mu buryo ki ushaka no kuba wanasaba imbabazi, kubera yuko nyine uwo muntu uba ushaka ko mumerana neza. Abantu bafite umutima mwiza igihe cyose, iyo umuntu abasuzuguye, iyo umuntu abubahutse, bashaka kugira ngo imishyikirano rwose imere neza, umubano ukomeze ugende neza. Niyo mpamvu batangira kwisobanura. Umuntu akatangira akabaza, ese rwose twapfuye iki? Ese nakugize nte? Niki gituma umbwira nabi? Niki gituma ubasha kunkorera ibi ngibi? Rero ibyo byose bikugira umunyantege nke imbere ye. Ikintu ugomba gukora ni uguceceka ukamwihorera, nta kintu uba ugomba kumubaza. Buriya umuntu yagubahutse cyangwa agusuzuguye, aba ari mukuru, aba yabitekerejeho. Rero imbaraga zawe zishingiye mu kumureba gusa, kandi iyo umurebye gusa ubundi ugahita wigendera, cyangwa se ukamureba ubundi ukamwihorera, ubwabyo biramukorogoshora. Rero bivuga ahantu utavuze. Uramenye utagira ikintu ubaza, uramenye utagira ubusobanuro ubaza cyangwa se usaba. Umuntu abikora yabitekerejeho. Iyo urimo gusaba ubusobanuro,
cyangwa se urimo kwisobanura, urimo gushaka guca bugufi, ushaka ko umubano wanyu utazamo igitotsi, uba ushaka yuko uwo muntu akubona neza, uba urimo kwinginga uwo muntu kugira ngo akubahe. Rero uko urushaho gusa nk'umwinginga, umubwira ibintu byinshi cyane cyangwa umubaza ibintu byinshi cyane, none ntagusuzugurire icyo. Kandi akenshi hari n'igihe umuntu agusuzugura, kubahuka ari byo yashaka kugira ngo ugaragare mu maso ye nyine nk'umuntu uri munsi y'ibirenge bye. Rero uramenya utamuha ibyo byishimo. Ikindi kintu cya gatatu rero utagomba gukora, uramenya utifata nkaho nta kintu cyabaye, ngo umwenyure cyangwa se useke. Uba umuhaye imbaraga kugira ngo n'ubutaha azongere. Kwa kumureba rya jisho risobanura, nibwo uba urimo kumubwira uti n'undi munsi ntuzongere, kandi ukabimubwira utavuze. Buriya akenshi iyo umuntu agukoreye ikintu ukamwihorera, ariko ugakora ibintu bituma abona neza yuko ibyo bintu urimo gukora rwose ntago biryoshye na gahoro kandi ntago bikubereye, nibwo uba urimo kumwigisha isomo. Rero uramenye udaseka, uramenye utamwenyura, mbese ngo ujye mu mikino ye. Kubera yuko iyo usetse cyangwa se ukamwenyura umuntu agutesheje agaciro, ni nko kumubwira ngo go ahead, kuhaje komeza, ndabyiteguye. Rero bimenye neza yuko kumira agasuzuguro bucece ntabwo ari amahoro urimo kwiha cyangwa se urimo kuzana muri uwo mubano, ahubwo ni uburozi urimo kurya gahoro gahoro, buhoro buhoro, bukabasha kwica umutima wawe n'ubwonko. Rero ni ngombwa yuko umuntu naba agusuzuguye, naba agutesheje agaciro, naba atakubashye, uramenye ntubirenze amaso, ahubwo umwereke neza yuko urimo kureba ibintu arimo gukina cyangwa se ibyo arimo. Nta mpamvu ahantu tugeze ho kwinginga abantu ngo babane natwe neza cyangwa se tubane mu mubano. Buriya umuntu ashobora kukuvira mu buzima, ubuzima bugakomeza kandi ukaryoherwa n'ubuzima ataburimo. Rero uramenye utasekera umwanzi. Buriya umuntu ukubaha ukagusuzugura ni umwanzi nyine nk'abandi bose. Uramenye rero utamuha ibyishimo, urimo kumwenyura, urimo guseka nkaho rwose ibintu yakoze biryoshye cyangwa se bisekeje. Rero niba wumva guceceka ngo umwihorere gusa umurebe, ariko rya jisho ricengera utabishoboye, mubwire n'ijwi ry'imbaraga, umubwire n'undi munsi ntazabyongere, ko nta mikino urimo. Ibyo bintu aba arimo gukina yuko imbere yawe bidakora, umubwire n'ijwi rikomeye kandi ryarindi rwose n'ijisho umurebana, abone neza yuko nta n'undi munsi azongera kubitinyuka cyangwa se no kubirota no mu nzozi. Ikindi kintu cya kane utagomba gukora rero, uramenye utaba umunyantege nkeya ujya gushaka kumwihimuraho. Hari abantu rero bagira ibibazo nk'umuntu yabasuzuguye kubera ko bumva rwose nta mbaraga bafite zo guhangana nawe, bakajya kwirwa bamuteza abandi. Rero kujya kuvuga umuntu hariya handi mu bandi bantu benshi kugira ngo rwose umwihimureho, umusebye, uvuga ibintu byinshi bye cyangwa se ibya hehe na hehe, kugira ngo mbese wumve ko uri umunyembaraga cyangwa se nawe atakaza icyubahiro, uba urimo kwipfobya wowe ubwawe, urimo kwisuzuguza wowe ubwawe, kubera ko ntabwo akwiriye ibyo ngibyo. Umuntu w'umunyembaraga ahangana imbona nkubone n'umuntu wamusuzuguye cyangwa se wamwubahutse. Uramenye udashaka abandi bantu ujya kwihisha mu mutaka wabo kugira ngo uhangane n'uwo muntu, abandi bantu bitwaze cyangwa ubifashishe kugira ngo bakurwanirire. Ibyo ngibyo biba bigaragaje yuko nyine uri umunyantege nkeya. Niyo mpamvu aho azajya kubona urwaho hose azajya gusuzugura kandi nibwo bizakurya. Rero umunyembaraga, gira imbaraga kandi uhagarare gitwari, umuhagarike uwo muntu cyangwa se ibibazo bye byose mufitanye ubivugane nawe kugira ngo bihagarare. Ariko niba na ngombwa uhagarare, usubire inyuma, uve mu buzima bwe, kuko nta mpamvu yo gukomezanya n'abantu bameze gutyo. Umuntu w'imbaraga ahangana n'ikibazo cyangwa se wakumva uwo muntu udakeneye kuhayurana nawe cyangwa se kugira icyo umubwira, ukamwihorera, kubera ko burya no guceceka si ubucucu, ahubwo ni ugucengerwa n'ibyo uzi. Rero umuntu iyo agukoshereje akagukorera ibintu bigukomeretsa, ukamwihorera ariko ukamureba rya jisho, ubwabyo biba bikoze umuti. Rero uramenye utajya kwihimura ku muntu ujya kumuteza abandi. Ikintu cya gatanu rero, uramenye utimanura hasi kugira ngo wakubahutse
uwagusuzuguye akubone neza. Bimenye neza yuko burya umuntu yakubahutse cyangwa yagusuzuguye ni amakuru aba aguhaye y'ukuntu we ubwe ameze cyangwa se ukuntu agutekereza, ukuntu agufata. Rero uramenya utimanura hasi. Hahandi ujya kumwinginga umwihohoraho uti rwose niba nagukoshereje mbabarira, niba hari ikintu nagutwaye rwose umbabarire, ariko twongere tube inshuti cyangwa dukomeze tubane neza. Uzanabirebe no mu rugo. Iyo umugore cyangwa umugabo agusuzuguye ukashaka kwimanura hasi kugira ngo ujye kumwihohoraho, noneho zirakota, zirakonera rwose, imbwa zirakonera. Noneho rero ukazajya usanga igihe cyose ukurushaho kumwinginga urimo kurira ngo kubera icyo urimo kunsuzugura, abikorera icyo, kuko buriya kenshi hari abantu baryoherwa no kubona abandi bababaye. Rero ubonye uri umunyantege nke utazi guhangana, icecekere, ubwabyo ni imbaraga. Buriya kenshi umuntu atazi ikintu atekereza ubwe aratinya. Rero nshuti mukundwa wo nkurikiye, uramenye duhura n'abantu benshi mu buzima. Umuntu nagusuzugura ukabibona, akakubahuka ukabibona, yaba ari mu magambo cyangwa se mu bikorwa, uramenye. Muhagarike n'ijisho, muhagarike n'amagambo atyaye, cyangwa se wigireyo wigendere. Rero umunyabwenge. Ese hari ikindi kintu ushaka kwambwira mu byo ntavuze? Yandikira muri comments. Niba uri mushya kwica no kora like, kora subscribe cyangwa se abone, kandi ukomeze gusangiza ibi byigisho inshuti n'abavandimwe. Yabyico kubana namwe, kumwe nanjye Dorothée w'impuhwe, naho ubutaha muri video ikurikira. Bye bye.